kumukozi w'Imana wahamagawe n'Imana ndarabibwira n'abakozi b'Imana bo turi kumwe aha n'abandi namwe ushobora kubafasha yewe n'usanzwe ariko cyane cyane umuyobozi ikintu cyitwa guteganya ni ikintu kigomba kuranga umuyobozi ni hano umuyobozi agomba kugenderaho ugateganya ibikorwa byawe bya buri munsi ugateganya ibikorwa by'ukwezi ugateganya ibikorwa by'umwaka icyo nshatse kuvuga ni iki guteganya mugiye guteganya iki mugomba gushyiraho plan mu bikorwa muteganyije harimo igikorwa kirebana n'ibiterane ukavuga ngo ese ukwezi ko umuyobozi uyu mwaka tuzagira ibiterane bingahe uyu mwaka tuzagira amahugurwa y'inzego zitandukanye bizakorwa kangahe mu mwaka kangahe mu gihembwe byaba ari ibikorwa by'umwuka byaba ari ibikorwa bya sosiyale byaba ari ibikorwa by'iterambere byaba ari ibikorwa byo mu muryango iwawe ndetse no mu bikorwa bimwe by'igihugu kuko hari ibyo duhuriyeho mu rusengero ariko hakaba n'ibyo duhuriyeho n'igihugu ibyo nabyo tugomba gushyira muri plani zacu vuga ngo amen ongera ngo amen umuyobozi mwiza agomba kugira icyo bita guteganya ibikorwa by'umwaka by'ukwezi by'igihembwe byaba ari ibikorwa by'iterambere by'umwuka bya sosiyale byo mu rugo rwawe ndetse n'iby'igihugu ibyo duhuriyemo n'igihugu nje naje hano mvuye mu muganda mu murenge wacu twari dufite gahunda yo gutera igiti nibyo wahageze mbere y'abandi narimo nohereza abandi amafoto y'igiti cyanjye nagiteye nambaye iniforume n'umupira w'icyatsi rwose ngaragaza ibikorwa ndimo tugomba guhagarara no kugaragara mu bikorwa ibyo ari byo byose abakozi b'Imana vuga ngo amen nawe muke ibyo ni ibikorwa ugomba kuba wurijweho n'abandi ibyo ni ibikorwa byiza guteganya icya kabiri umuyobozi ihame rya kabiri twavuze gutunganya byitwa organize cyangwa se simbizi ko nabyita ariko mu gutunganya mu gitabo cya Tito urwandiko rwa Tito igice cya mbere umurongo wa 5 ijambo ry'Imana riravuga ngo icyatumye gusiga ikereti ni ukugira ngo usigare gutunganya ibyasigaye bitagize gute bidatunganye hanyuma ndaza gusaba urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Timoteyo
abashuba mwese mwashyizwe nk'amavuta muraza kumva hafi bishopu kayita bameshe hariyo mwebwe muri rodereste ntabwo mubikora okay imana bamugisha yatangiye gukora muri 2018 aricara arihangana arategereza ntabwo abaye nk'abawe nibwira gusa ahita yumva ko yasukwaho amavuta yarihanganye arategereza agera n'aho bamuzanira ubuhanuzi buvuga ngo imana yaramubeshye ariko icyo imana yavuze uyu mubyeyi afite amateka adasanzwe ni umubyeyi ufite abana 5 banakuze ndetse ariko mu ndangagaciro atambutse ukavuga ngo dorosera ni mu ntoki ikintu cya mbere abakristo yandiki yewe mawuteri cacu mu Rwanda yabashije navuga ngo kumfasha gushyiraho disipurine y'itorero agiye kwakira inshingano yo kuba pasiteri w'umudugudu ariko yabikoze mu myaka 8 atarasukwaho amavuta Mukamwiza Dorosera bimureba yafashije kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mu itorero Mukamwiza Dorosera bimureba yanteye imbaraga nabo byagaragaraga ko hari
nawe aze agire ijambo akubwira kuko nzi yuko mwabanye igihe kirekire kuba icyigenge utaba icyigenge agomba kuba yiyoroshya ava mu itorero bw'amasengesho akiga bibiliya agasura no gutegura gahunda z'itorero. Ibyo ngibyo urabishinzwe, ugomba kwiga bihoraho, ugomba kwiga bibiliya ugasura ugategura na gahunda z'itorero. Ikindi ugomba kwigisha ukabwiriza no gucyaha udafite ubwoba. Apostle Reverend Joseph Kamanza kandi ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Ubonye rero ibikubiye muri Bibiliya, urabibonye ibyo twavuga amahame shingiro cyangwa se dogitire muzabikoresha rero, kandi uyu murimo hawe muzawukore neza. Imana izakurorera, Imana izakuvugisha mu izina rya Yesu Kristo.
ubushobozi baturutse na Kristo uduha imbaraga Mana turabasabye ngo ubuzuze imbaraga ubuzuze ubwenge ubuzuze umwuka bahagarare ku murimo wawe kandi uzuye imbaraga kandi uzuye ubwenge babashe gukora mu murimo wawe kandi muri iri torero rya Tenayo barigaragazemo impinduka bumvirana ndetse bubaha ubahe guca bugufi Mana ndagushimire ku mwami imbaraga zawe amavuta yawe babeho kandi babashe kugukorera bambaye imbaraga z'Imana ishimwe n'icyubahiro no kuhimbazwa bibi byawe uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu amen. akanwa kawe ahubwo ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo muvugizi wungirije ibiri muri iki gitabo kizagufasha ugiye kuyobora abantu bakwanariza wavuga ijambo bakabanza kwibaza niba barivanye muri iki gitabo ugiye kuyobora abantu b'abahanga cyane ariko bashumba mufashe kumuhereza iyi certificate